ishuri rero mu byo ndishimira nuko harimo ibyo ryiyemeje ariko harimo n'ibyo ababyeyi bagenda basaba umunsi ku munsi kugira ngo ireme ry'uburezi n'uburezi bwiza bw'abana bacu burushaho kugenda buzamuka. Ndashimira rero ishuri ko ryagerageje gukora ibishoboka byose kandi ko rigifite n'intumbero yo gukora n'ibirenze ibyo ryakoze. Ndashimira kandi ishuri la Charité ukuntu ritoza abana ibijyanye n'umuco nyarwanda. Mwabyiboneye mwese ukuntu abana bacu baturirimbiye, ukuntu batubyiniye imbyino nyarwanda kandi zikoze neza ku rugero rwabo. Ni ikintu rero gikomeye tutabura gushimira ishuri. Turashima kandi ukuntu ishuri ritegura ibirori binyuranye by'abana bacu. Igihe kimwe ababyeyi mwaba mwarigeze muza muri fete za anniversaire z'abana, ntabwo tuzi igihe kimwe kuko abana bazigira buri kwezi. Bazigize ababyeyi barabimenyeshwa bigategurwa neza ku ruhande rw'ishuri. Abashoboye kuza mu gihe gishize hari ibintu mwabonye by'udushya byagaragaye ahangaha. Ndashimira rero ababyeyi bagize igitekerezo cyo kuzana abana hano. Icya mbere ndabashimira ko mwabyariye u Rwanda kandi niba mubinyemereye nimwihe amashyi. Mwabyariye u Rwanda kandi muri kurerera u Rwanda. Navuga ngo n'Imana ibibahera umugisha, mwagize neza. Ndabashimira kandi ko mwahisemo kurerera muri La Charité Mama Andrea, atari uko ari ikigo kiri hafi yanyu gusa, kuko abana benshi baza hano bateza imodoka. Bivuze rero ko La Charité mwayihisemo ndetse n'abari kure bayihitamo. Ni ibintu byo kubashimira. Ndabashimira kandi ko mujya munitabira ibikorwa komite y'ababyeyi ku bufatanye n'ishuri babagezaho. Hari inama y'ababyeyi itegurwa, iziba ari inama ebyiri mu mwaka kandi zose mwarazitabiriye ndetse mutangamo n'ibitekerezo byiza. Nashidikanya ko byafashije ishuri mu gushyira mu bikorwa ibyo tubona mu iterambere rigezeho. Hari amashuri ari kongerwa, hepfo mwabonye ko ari icyumba cy'ishuri gishyashya nicyo muri uyu mwaka. Abambanjirije bashobora babivuze, hari naho gutegurira amafunguro heza, toilette, dushe aho abana bifashiriza heza, n'ibindi bikorwa birakomeza uko twagiye tubisaba mu nama zitandukanye z'ababyeyi ko ubwo bufatanye mubufite ku mutima. Ndumva ntabura gushimira n'abana baduteranije nubwo basa n'abahuze. Ibyo basabwaga gukora byose barabikoze, nta na kimwe kivuyemo ku rwego rwabo kandi babikoze banabigaragarijwe. Turashimira n'abarumuna babo rero, bakuru babo baberetse urugero rwiza. Ko hari n'ibyifuzo nari mfite ku mpande zombi. Hari ibyifuzo ku babyeyi, hari n'ibyifuzo ku ishuri ko mwakomeza gukurikirana abana mu gihe cy'ibiruhuko. Ikiruhuko kijya kugira hafi amezi 2. Umwana ashobora gutakaza byinshi mu byo yari yarashoboye kumenya igihe yaba ari expose ku bintu bimwe gusa. Birasaba ko iyi travail babahaye, mwabonye ko babahaye umukoro w'ibyo bakoze indangamanota, no kureba muri iyo ndangamanota ye aho afite ari hasi, mukagerageza kumusutena kandi mukareba n'imikoro yose bagiye bakora. Nibura rimwe mu cyumweru mukabasubirishamo utuntu. Baba bafite inyota yo kubitubwira, ntabwo ari ibintu bikomeye. Abashaka kubwira amapoeme, abashaka kubwira amarecitation, abashaka kubwira ubuzima bwo ku ishuri, yakubwira ibyo byose aba ari gusubiramo ibyo yize. Ni ukubaha rero uwo mwanya kugira ngo bawukoreshe neza mu gusubiramo. Icyo ni icyifuzo mfite ku babyeyi. Ibindi byo musanzwe mubishyira mu bikorwa nk'ababyeyi kandi abarezi. Ikindi ni icyifuzo mfite ku ishuri. Nagira ngo nyakubahwa directeur na representant w'ishuri babyumve. Ni ibyifuzo by'ababyeyi, nuko mwarushaho gutekereza ibindi bishya ishuri rikwiye kugeraho. Hari ibyiza twabonye, hari n'ibyo twabonye kandi ababyeyi barabishima cyane, ariko bagasaba ngo hajye hakomeza kuza ibyiza byinshi bijye bibanziriza muri La Charité. Ikindi ababyeyi bantumye kubabwira tubagezaho nk'icyifuzo nuko La Charité
yatekereza uburyo yakora ishuri riri kuri methodologie ya enseignement iri international, abana bagakomeza kwiga mu buryo buri international. Ni ukuvuga ubu nk'uko politiki y'uburezi iri mu Rwanda, amashuri yose azajya yigisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko hariho n'indi room yuko amashuri amwe azabyifuza ashobora kubisaba akigisha muri programme international. Ababyeyi rero twaganiriye barantumye ngo babwire ko icyo ari icyifuzo cyabo kandi ko ibyo basabwa nabo biteguye kubikora. Numva ibyifuzo nari bifite ku ishuri nk'uko nabikusanyije ku babyeyi ari ibi, kugira ngo ntizime mu magambo, nagira ngo nsabe n'abarezi b'ishuri bitegure, ariko n'ubuyobozi bw'ishuri muri rusange, kuko ababyeyi hari impano bateguye kubaha kugira ngo babashimire. Ibi byose navuze ntabwo biri mu magambo gusa, ahubwo ababyeyi by'umwihariko ababyeyi bafite abana mu mashuri mu mwaka wa 3, abana basoza icyiciro cya maternelle, icyiciro cy'inshuke, bishyize hamwe baravuga ngo nous sommes très reconnaissants. Tuzi neza ko hari imvune byashyize ku ishuri, nubwo byari inshingano ariko mwana bikoranye ubwitange. Ni impano ababyeyi bafite abana mu ishuri rirangiza bashyize hamwe, baravuga ngo ni igikombe cy'ishimwe, ni igikombe kiri transparent, ni ukuvuga kibonerana, bigaragaza ko n'uburezi buri hano, uburyo mwakira abana, uburyo mubatreta, ni uburyo buri transparent. Murakoze, mwarakoze. Hanyuma bakiri hano, ndagira ngo n'ubundi badufashe gushimira abarimu bose barerera muri iri shuri. Iki ni ikimenyetso gihabwa uwatsinze. Ndagira ngo mwongere muhe amashyi ababyeyi, abarimu, abarezi bacu batwigishiriza abana. Amashyi menshi cyane ku buyobozi bwacu bw'ishuri, turakira n'ino midari y'ishimwe ku barezi bacu menshi cyane. Tubafashe ku karere. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that. Protokole bigire hafi hano turabakeneye. Protokole. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.
amashyi dushimire abarezi bacu n'abayobozi by'umwihariko. Ibyishimo ni byinshi cyane n'amashimwe aracyakomeza senga, mbese ni byinshi cyane twavuga. Nagira ngo musabe perezida w'ababyeyi amwambike umudari w'ishimwe. Umwongera amashyi ntabwo akwiriye Fred wese. Ni umurezi ukwiriye kurera abana bacu. turi kumwe mbona uburezi utanga n'uburezi ahagarariye hano abikorana urukundo. Ndashima rero n'abarimu bakorana iriya midari tubambitse ntabwo ari imitako, barayikwiye. Mubampera amashyi. Nagira nshimire na perezida w'ababyeyi. Perezida w'ababyeyi ni umuntu uzi ikintu cyitwa uburezi. Iyo tuganira ndumva z'uburezi cyane. Ntabwo nzi ikintu akora, nta nubwo nibutse kumubaza ntukora iki, ariko iyo turimo kuganira mba numva ambwira uburezi, nta rindi bintu ajya ambwira. Kandi mwamwumviye no mu ijambo rye ko uburezi kuba turi perezida w'ababyeyi rwose mumumpera amashyi. Iri rero ni ishuri ry'ababyeyi, dufatanya n'ababyeyi kugira ngo tugende turigira neza. Ni ibitekerezo byanyu rero bizabiteza imbere dufatanyije. Intumbero dufite kandi tuzakomeza gufatanyaho muri uno mwaka uri imbere, babivuze gukomeza kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo abana bacu bige bisanzuye. Igikorwa cyo gukomeza kwagura ibyumba kizakomeza. Tuzakomeza gushakisha n'ibikoresho nk'ibitabo. Abana mureba hari ibitabo buri kuri nivo yabo, tuzajya dukomeza gushakisha hirya no hino, tunakopera n'ibikoreshwa mu yandi mashuri n'ayo hanze. Cyuko twaba ishuri riri international dufatanyije, tuzakomeza tukinonosore kugeza umwaka utaha twemeje ko ishuri ryacu rigomba kuba international. N'abasanzwe bakora muri iri shuri harimo na diregiteri, tugiye kujya tubarebera aho mwakora ingendo shuri kugira ngo mwivugurure, umurezi n'uhora yivugurura. Sonnent les matines, ding ding dong.
twese twubashye Imana dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje cyane kubw'urukundo dukunda rwatumye utanga Yesu ku musaraba kugira ngo umuntu wese umwiza atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, izina ryawe rihimbazwe. Mwami wacu rero tugushimiye cyane yuko waturinze mu minsi yose itambutse mu myaka yo kubaho kwacu, tukaba tugeze aya magingo tugihumeka umwuka w'abariho, ndetse Mwami Imana tukibasha no kuvuga izina ryawe nabyo bihimbarizwe. Mwami Imana yacu rero tugushimiye ibyiza waduteguriye nk'ibi ngibi byaduteranyirije aha ngaha ibirori by'uyu mwana. Mwami turakwinginze cyane kugira ngo nawe ubitahe nk'uko watashye ubukwe bw'ikana. Data mwiza uri mu ijuru, icyubahiro kibi cyawe kandi mukunzi udukunda ikuzo ribi ryawe. Turagushimye cyane kuko ntabwo twanamuna nuko tugushima, ariko umuririmbyi niwe waririmbye avuga ati nyuma y'ibi bihe tuzagushima ubuziraherezo twamaze kugera mu ijuru. Turagusabye kugira ngo uko tumeze gutya Mwami Imana ndetse n'abandi barimo kwitegura kuza kwawe, mukunzi mwiza udutegurana twebwe twese dutegura imitima yacu kugira ngo tubashe kugusangana nta n'umutsinzwe n'urubanza. Dufashe muri byose rero, ngaho komeza udufashe kandi tubashe kwizihiza ibirori by'umwana neza, bityo nyakubahwa ndetse n'ababyeyi bo komeze kubafasha, twebwe twese nk'umuryango ukomeze kutubohesha umurunga w'urukundo, hanyuma mu gihe gikwiriye Data mwiza tuzabashe kukubona n'amaso yacu. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twese twize kubyumva mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twa Jasmine ahaguruke adusuhuze. Bonjour tout le monde. Bonjour.
mwongera amashyi. Jasmine arakoze, reka nsabe umubyeyi wa Jasmine ahaguruke. Ndabasuhuje mwakoze cyane ikaze. Hanyuma ati utaricara ndagusaba ko utwereka abashyitsi bandi bari hano. Urakoze. Waduteranyirije hano ni Jasmine Niyigena, akaba imfura mu muryango wacu, akaba uyu munsi yarangije icyiciro cy'amashuri abanza cy'amashuri y'incuke, ubu yakuze uko mumubona nawe kandi abyiyumvamo. Reka dusubize umwanya. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Dansons la capucine, y a pas de vin chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Chantons la capucine, y a du plaisir chez nous. On pleure chez la voisine, on rit toujours chez nous. You! Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Chers parents, par amour, vous avez fait de moi les plus heureux des enfants. Papa, je t'aime, maman, je t'adore. Vous êtes des parents formidables. À toutes les mamans maîtresses qui m'ont enseigné, à mes amis de classe et à vous aussi les invités. Merci pour ce jour inoubliable. Murakoze cyane. Nkuko twabivuze ibintu byose biragaruka kuri Jasmine. Uyu ni umunsi we kandi nkuko mubyumvishe mu ijambo rye atugejejeho, arashima cyane uburyo ababyeyi, abarezi be, inshuti ze, n'umuryango ukuntu twese twamubaye hafi. Ubwo rero umwana ashimye ubwe, umubyeyi nawe yashima kurushaho. Nanjye ndabashimiye. Ntabwo mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko intambwe ntoya umwana ashobora gutera twumva tuyishimira cyane, kandi turabashimira nyine ko mufatanya natwe kuyinezererwa. Ubundi umwana muto ntabwo bimenyerewe ko abana bato bangana nk'uyu nguyu w'imyaka 5-6 ko bakorerwa ibirori nk'ibi ngibi, bakanahabwa umwanya bagashimira abantu. Ubwe ashobora kubyibagirwa mu gihe cye cy'imyaka izaza, ariko hari ukuntu bituma ubwonko bwe bwaguka. Ikindi bituma agambirira gukora ibintu bikomeye. Nyuma yo gusobanukirwa rero ibyo ngibyo, twumvishe ikiguzi cyose yadusaba twagitanga, ariko tukamushimira ku ntambwe abagezeho nubwo ari ntoya. Murakoze cyane rero kwitanga kwanyu, namwe mugabo mwabihaye agaciro, biradukora ku mutima, ariko tuzahora tubibashimira. Murakoze cyane.
Jasmine yigagamo aduhe intambwe ye mu ishuri nawe tumuhaye umwanya arakoze. Arakoze. Jasmine namubara mu mfura zanjye, sinirwaga ndamuhamagara, sinirwaga natumaga Jasmine, namubura Jasmine akaza mu gitondo ati papa dikiri va venir, saa sita zagera ati eske papa est venu, nkamubwira ngo ntawe, ariko nzi ko ataryamaga atamubajije impamvu ataje kundeba, bigaragara rero ko ari umwana ushira ikintu ku mutima. Abameterese be barabizi, kuderanja n'ibisanzwe by'abana mu kigero cyabo, ariko gukurikira arakurikira, icyo umubwiye aragikora, icyo umubujije aragikora. Tukaba rero twakomeza gusaba ababyeyi be naho agiye tukazabibwira ababikira, kuko abana bavuye hano benshi bakubiriza kuri Mère Placide kubabikira. Dukomeza kubasura tureba uko bari gutera imbere, tuzakomeza tubakurikirane, ariko ni umwana mwiza, umwana ukora icyo umubwiye uhita ubona ko azaba umugabo. Murakoze, ni icyo ngicyo nababwira. Merci. Murakoze cyane Jasmine. Ikindi ibyerekeye amasomo, kugira ngo ukosore ikintu wabonye ko yishe biramubabaza, akakubwira ngo kireke ngenda cyikosorera, kandi wabonye ko yakishe. Hano wamweka igisubizo nyakuri ati hoya ariko ntagombye kukinyereka, ni njyewe ukizi. Ibyo rero bikanyereka yuko no muri primaire na secondaire n'ahandi ari umwana uzagira kuraje mu masomo ye, ndetse nkaba nize nashidikanya ko ari umuhanga. No mu rugo rero n'umwana ukunda gukora musanzwe, akunda imirimo. Ikindi gikomeye ajya sociabilité n'abandi, yewe n'abantu bakuru mwaganira mugahuza. Ni byinshi navuga ku mwana, wenda umuntu avuga ati nuko ari uwawe wenda ntabwo, ariko mu by'ukuri ni igitangaza kuri njyewe. Murakoze cyane. Yewe Jasmine nawe arakoze. Kandi ntakunda umwana yica ibintu mu ishuri. Niyo abonye umwana ariko arashaka konona ikintu yari yashaze akambara ati mama maîtresse, hari umwana ariko ukora amakosa. Turamushimira cyane uko yitwaye umwaka wose, tunamusabira ngo azokomeze gutyo. Ku bijyanye n'ibyigwa byo nta kibazo afise, umwigishije ikintu rimwe ahita agifata, bishyize akacibagirwa naho arakubaza ati ha hantu bahagenza gute. Ibyo rero bigaragaza ko umwana afise ishaka ryo kumenya, kandi urabona ko azovamwo n'umuntu muzima. Tukanamwifuriza no kubandanya kugera kure no mu buzima buzokurikira. Murakoze. Mu mibereho y'uyu mwana, ni umwana w'umuryango dukunda cyane, yaratunejeje mu buzima bwe bwose, aratunezeza. Twumvise rero kuva kinatangira ishuri uyu mwana yakuze, twumva mbese bizagenda gute. Igifaransa kiwe akadudubiza ari umwana w'uruhinja, rero kugusuhuza ahakubwira igifaransa. Ese hari n'ibyo twumvaga tumva ukumva nkatwe tutabashije kwiga maremare, ariko yakubwira bimwe ukikiriza ati wi kandi nta n'ibyo baraganira igifaransa. Ndavuga nti Imana yo mu ijuru, ibintu byinshi bifatika, baraganira amasomo biga, baraganira ikiganiro kirambuye, kandi nta n'isoni, nta n'ubwoba, nta n'ukuvuga ngo ni umugabo, ngo ni umusaza bavugana. Baraganira rwose, nanjye nkagenda ntega amatwi numviriza, ndavuga ni wa mwana mushyize mu biganza bya Yezu na mama, nta kindi. Jasmine rero ni umwana mwiza. Hari uburyo nezezwa n'ijambo yigeze kutubwira yarwaye, aratuma habwira mama we ati ese wicaye aha ngaha uzi ko ndwaye utarabibwira mama Kariza, kuki utamubwira ko ndwaye? Turishimye, turanezerewe, natwe tukaba twanejejwe n'uyu munsi. Murakoze, navuga byinshi, murakoze, ni byinshi mfite. Ubwo rero ndumva arigiye muri aho mpera nkaba naho mpereza. Uyu mwana Jasmine ntabwo nabona ukuntu mbabwira, yavutse mu buryo bw'ibitangaza kandi aracyakora n'ibitangaza. Ni ukuri ubu ndamureba nkumva nshimye Imana cyane. Ntabwo ari we mwuzukuru mfite wenyine, hari n'abandi, ahubwo nagira ngo abana baje nimuze mwese.
aba nabuzukuru hari n'abandi batabonetse twashingiye mu Ruhengeri hari abandi babiri ndumva n'abangaba ariko muri mwesera ndashima Imana rero cyane kubw'ibi bitangaza Imana yakoze none rero ababinyuma muri abiga muri segonderi abandi bari muri maternelle abandi bari mu wa mbere no wa kabiri no wa gatatu gutyo ubwo muri make ndashimira Imana akagafoto rwose muzamubarire nanjye muzakampeho kugira ngo abana nyine matunge mu ifoto ababyeyi babo nabo barahari nabo nibahaguruke ngwino hano atumye twongera guhura turongera turabonana uyu nawe rero n'umukobwa wanjye wa Bucura uyu nguyu uje nonaha niwe uheruka abandi ntabwo babashe kuboneka bari kure ariko nawe hari igihe wenda tuzabona kizaduhuza imiryango n'inshuti n'abavandimwe tuzahurire mu gihugu cyo mu ijuru dushima Imana Imana rero ibampera umugisha kandi Jasmine ibyiza biri imbere mwana wacu biri imbere komeza kandi ukomere ushikame amashuri yakakambe yavuze nanjye Igifaransa